Ndagusuje cyane kandi ndagushimiye ko wongeye kugaruka kureba igice cya kabiri kijyanye n'ibijyanye no guta ibiro. Ariko ahangaha turibanda ku mirire yacu ya buri munsi. No kuvuga ushobora kuba uri mu rugendo rwo guta ibiro, ugakora siporo nkuko babigutegetse, ugafata regime nkuko ubishaka, cyangwa ukagira n'ibindi bitandukanye ukora kugira ngo ute ibiro, ariko akantu kamwe konyine kajyanye n'imirire kakaba ariko kakwicira gahunda zawe zose zo guta ibiro. Uyu munsi rero niyo mpamvu ndi hano kugira ngo tugendane. Niba uri mushya hano, reka nkubwire ngo kora subscribe, ngiye tugiye kubana ndi Delphine Umuhoza, hanyuma ntucikwe n'ibindi biganiro n'ubundi bijyanye n'ibingibi byo guta ibiro. Icyo uyu munsi rero reka dutangirane n'ikosa rya mbere abantu bakunze gukora cyane rijyanye no guhora buri gihe babara karori cyangwa se ibitera imbaraga binjije mu mubiri wabo. Niba buri munsi uhora ubara karori zawe, ntabwo ushobora kuzigera na rimwe unanuka, kuko uzageraho ugira ikintu kimeze nka obsession, cyangwa se uhora uvuga ati nariye iki ngiki kandi gifite karori nyinshi, iki ngiki gifite karori nyinshi. Uhore kuri Google uvuga ngo muri karoti harimo karori zingahe, mu kirayi harimo zingahe, mu muceri harimo zingahe, mu mata harimo zingahe. Uhore ushaka ngo zero calorie food n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ugasanga wabaye nk'umuntu wataye umutwe. Ntabwo ushobora kuzigera na rimwe rero uta ibiro, kuko deje ufite stress zo kwibaza ngo ese ibinyesukari mfata bingana gute. Ahagomba gutuza ugafata ibiringaniye, ariko udahora wibaza ngo ese nzata ibiro ryari, bizagenda gute, iki wasanga aricyo cyane kuba nari kunanuka n'ibindi nkabyo. Karori zawe rero ntizikubere ikibazo cyangwa zikubere umutwaro, ahubwo ugomba kwitonda ukitwararika, ugafata karori nziza kandi zikenewe. Kandi twanabonye muri video ya mbere ko karori nziza ari kuzifata mu gitondo kurenza kuzifata ku masaha ya nimugoroba cyangwa saa sita. Hanyuma ikindi kintu cy'ingenzi gishobora kuba kiri gutuma udata ibiro ku bijyanye n'imirire yawe, birashoboka ko mu byo ufata haba hatarimo fibre nyinshi. Fibre twarazibonye, ahanini tuzibona mu mboga, tukazibona no muri za cereales zitandukanye, aho harimo nk'ingano, harimo amasaka n'ibindi, ariko biri complet bitaciwe mu ruganda. Aha rero icyo ugomba gukora kugira ngo ubashe kunanuka, ugomba gufata fibre nyinshi. Umumaro wa fibre wa mbere ni uko zifata amazi igihe ibiryo byageze mu mara, noneho ayo mazi agatuma ibyo bintu bibasha gusohoka neza mu nda, ndetse ugahora wumva umeze nk'uhaze, bityo bigatuma urya bikeya. Aha rero ugomba kwitonda ndetse cyane, kubera yuko fibre ni ingenzi. Niba ugiye kurya gufata ifunguro ryawe rya mu gitondo, gerageza byibuze habe hariho ikintu gifite fibre nziza kandi ibasha kugufasha kuba wananuka mu buryo bwihuse. Hanyuma ikindi kintu cy'ingenzi ugomba kwibuka ku bijyanye n'imirire yawe mu gihe ushaka guta ibiro, birashoboka ko waba uri kurya byinshi kurushaho cyangwa se duke cyane bikabije. Aha rero icyo bisobanuye ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga niba uzi neza kuri regime, wiza kwiyiba ku ruhande ngo ugire gutya ugende wiba ibiryo urye byinshi cyane, kuko nurya byinshi cyane uzaba uri kwica regime yawe. Kandi nanone nurya duke cyane ngo wifuza guta ibiro cyane, ntabwo bizakunda. Burya guta ibiro ni process igenda gake gake, nabwo umuntu abasha kugira size yifuza. Ariko niwifuza kwita uta ibiro nka 30 icyarimwe, aho ngaho n'umutwe wawe ntabwo wamera neza. Ariko nugenda gake gake ukitonda, ugafata nk'igihe kinini, amezi 2, 3, 4, 5, umwaka, niho uzata ibiro neza kurenza wa wundi wifuje kubita ku kanya, kuko yiyicishije inzara cyangwa se yiyibye akajya arya rimwe mu cyumweru ariko akarya ibiryo byinshi icyarimwe. Hanyuma ikindi, birashoboka ko waba utari gufata proteine zihagije, kuko proteine ni ingenzi cyane. Umuntu udafata proteine ntabwo ashobora kuzigera na rimwe ananuka, kuko proteine nizo zigufasha icyambere cyo urumva uhaze mu nda, ukumva umeze neza, ndetse zikanasohora cholesterol mbi mu mubiri. Cholesterol mbi niyo tuba turwana nayo iyo turi kwifuza kunanuka. Bityo rero fata proteine, amagi, amafi n'ibindi byinshi bitandukanye byiganjemo proteine, inyama, ibishyimbo, amashaza n'ibindi nkabyo apfa kuba ari proteine, zaba ari zituruka ku bikoko cyangwa zituruka ku bimera. Proteine izose aho ziva zikagera zigira umumaro kandi mwiza ku muntu wese wifuza guta ibiro. Hanyuma hari ikindi kintu gikomeye kikosa abantu dukunze gukora, ni ukutanywa amazi ahagije. Buriya niba uri kuri regime, gerageza ufata amazi ahagije. Urebe muri video zindi zatambutse, tuzajya tugenda tubigarukaho kenshi gashoboka, ndetse uruzanabibona ko amazi ni ingenzi cyane. Amazi ahava akagera urayakeneye mu mubiri wawe. Amazi agize hafi 1/2 cyacu uko twebwe tumeze, ibice byose bitugize bikeneye amazi. Bityo rero nutanywa amazi, nta nubwo ya mavuta azabona uko akoreshwa mu mubiri kugira ngo asohoke. Uzarebe burya kenshi niyo wakoze siporo ukabira icyuya, amazi arasohoka. Kugira rero biriya bisohoka ni ukubera ko umubiri uba washyushye. Dushyuha kubera iki? Kubera za karori, kubera bya bindi biba biri gushya, bya binure. Ibyo byose rero ukeneye amazi kugira ngo bigende neza. Indi mpamvu rero yindi yaba iri gutuma udata ibiro, ukaba uri kubikesha gukora amakosa atandukanye wenda ku bijyanye n'imirire, nuko bishoboka
ko waburya gusa ugakurikiza ibyo bakubwiye ariko ntukoreshe umubiri. Mbese muri make ntiwizengurutse ntiwizunguze cyangwa ngo uterure ibintu. Gerageza niyo waba wirirwa mu rugo wenda waba ufite uburebwe bwo kujya muri siporo, gerageza ugendagende hafi aho mu rugo, gerageza uterure ibintu runaka biri aho ngaho, gerageza ubuje, kuko nubuja ugakoresha umubiri wawe nibwo uzagira imbaraga ndetse nako umubiri wawe uzabasha kwikoresha ubwawe. Hanyuma ikindi hari ubwo wowe ubwawe uvuga ati ngewe ibyo ninjije ni byinshi ngomba kubisohora, ugasanga wakoze wavunitse cyane. Biriya nabyo ni ukwihemukira cyane kuko umubiri uba uri kuwangiza ndetse rimwe na rimwe ugasanga uranananiwe nawe ubwawe. Bityo rero rwa rugendo urimo rwo guta ibiro ntirukunde. Icyanyuma dusoresheho ni ahantu usanga umuntu ahora areba ibiryo akabibona nk'umwanzi kurenza ibindi. Ugasanga uravuga ati niba nshaka kunanuka ibiryo nibyo byabineye ngomba kunanuka. Ibiryo ukahora utekereza ibiryo umutwe hagahoramo ibiryo, ibitekerezo byawe bigahora ari ibiryo, abantu bose muganire bigahora ari ibiryo. Biriya bintu nibyo bya mbere bikwica, n'uburozi mu mutwe wawe, kuko byonyine obsession ufite ku biryo nizatuma utabasha kunanuka. Tuzananuka cyane urenze urugero, urware za ndwara duhora tuvuga buri munsi za anorexia, cyangwa se umubiri univumbure byange kubera ko uhora uvuga ikintu urwana nacyo, bituma unarya byinshi, bitume utananuka, regime kunanire n'ibindi byose wapanze gukora bikunaniye kubera obsession yawe iri ku mirire gusa. Bityo rero gendera ku nama wagiriwe n'umuntu wakugira inama yo kunanuka, yaba ari nutritioniste wawe cyangwa umuganga wawe cyangwa umutoza wawe, ariko wirinde aya makosa tukubwiye agendanye n'imirire, ntuzigere uyakora na rimwe kuko niyo azakurinda agatuma ubasha no kugera ku ntego wifuza kugeraho yo kunanuka no guta ibiro, ukagira ibiro runaka wifuza kugeraho. Habaye hari icyo wifuza kongeraho watwandikira muri comments hanyuma tukagendana. Reka ngushimire cyane kandi mwibutse ko iyi video bibaye byiza wayisangiza bagenzi bawe no bifuza guta ibiro cyangwa bakeneye kumenya ibi ngibi kuko ni ingenzi kuri twese. Hanyuma tuzasubire ubutaha.